Kigali Hit Music Superstar. Nkwibutsa ko ikiganiro cyacu cyitwa Kigali Hit Music Superstar. Uyu munsi tugiye kuvuga ku muhanzi bita Juno Kizigenza. Iki ni ikiganiro nabateguriye kugira ngo tugire ibyo twunguka tuvuga ku basitari bari muri entertainment, icyo wabigiraho niba ushaka iterambere ryawe. Niba ushaka kuva mu bukene cyangwa ukagira aho wikura ugatera imbere, abasitari hari byinshi baba barakoze mu gutaragoringa kwabo, mu gutangirira hasi bakarenda bagera ku ntego zabo. Ese uriteguye? Niyo mpamvu narebye mu rubyiruko nyarwanda, mu rubyiruko rw'abanyarwanda nsanga haracyarimo ubukene bwinshi cyane. Nsanga no mu bantu bafite amafaranga yabo ntabwo bazi kuyakoresha, ntabwo bazi kuyamanaginga. Niyo mpamvu navuze ati abasitari ni abantu baba barakoze cyane, baba baratangiriye hasi, baba barataragorinze. Navuga ndi reka njye bategura ikiganiro nk'iki ngiki. Amazina yanjye nitwa Teacher Jonas, njyewe bategura nkanabagezaho ikiganiro. Nitwa Teacher Jonas. So ndagira ngo niba bwa mbere ugeze kuri channel, kuri uyu muyoboro wacu w'ibiganiro, isanzwe wumve kuri mu rugo, kandi subscribe, like na comment, sharing this video bagenzi bawe, inshuti zawe ndetse n'imiryango. So uyu ni umuhanzi bita Juno Kizigenza. Juno Kizigenza uko muri kumubona kuri ekara yanyu, izina rye riri kuri ekara yanyu. So uyu Juno Kizigenza ni umuhanzi bavuga ko ari mu bahanzi bamaje gukora byinshi muri muzika, kandi bamajije kugira agafaranga gatubutse, kandi batangiye bigoranye. So cyo nagira ngo twigire kuri uyu muhanzi Juno Kizigenza: kwihangana, kudacika intege mu byo watangiye, no kumenya ko amafaranga kuyakorera bitoroshye. So nuganira n'abantu benshi, abantu babigezeho bazakubwira ko gukorera amafaranga bitoroshye, kandi inzira ndende kugira ngo ubone amafaranga. Benshi iyo bagiye kuvuga ku gikorwa cy'amafaranga ukuntu wayabona, hari igihe babica ku ruhande ntibakubwire inzira za nyazo wabona amafaranga. So ndagushishikariza kuri iki kiganiro mpaka kirangiye, kuko harimo inyigisho nyinshi cyane zagufasha kugera ku iterambere ryawe. Usanga wumve kuri mu rugo, wandika igitekerezo cyawe muri comment, kandi unagira inama bagenzi bawe, inshuti n'imiryango. Niba urebye iyi video uyirangize, kandi urabizi ko harimo inama zikugira akamaro. So tutiranze mu magambo rero, reka twihute cyane tuvuge ku ngingo y'uyu munsi. Ingingo y'uyu munsi iragira iti: ese ni iki wakwigira kuri uyu muhanzi Juno Kizigenza mu iterambere ryawe, uko wazamuka, kudacika intege no gukoresha amafaranga yawe neza. Ikintu cya mbere nabateguriye kiragira giti: ni gute watera imbere mu buryo bwo kudacika intege. Benshi bacika intege bitewe n'uburyo batangiye ibintu bakabona ntabwo biri gukunda, ariko uhera for now ni wowe muntu wenyine. Ntuzumve ko ufite abandi bantu, kandi nutangira ubyumva ko ibintu utangiye niyo baguca intege 100% uzakomeza ukabikora. Kandi niba ushaka intego, kwamamara, gutera imbere, kugira amafaranga no kuba ubutunzi, buriya uba ugomba kugira uwo bita role model, umuntu ureberaho. Uyu Juno Kizigenza rero twakoranye ikiganiro, atubwira ko hari ibintu bitajya bimukurura cyane. Igitsina gore nyine, igitsina gore ntabwo kijya kimukurura cyane, kubera ko nawe iyo urebye nka motivation yanjye speech ngiye kubaha, burya igitsina gore kiba gikenewe mu buzima. Ni abantu batuma tubasha gukomera no gukora ibyo dukora, kandi tukagira imbaraga, kubera ko
dufite abantu batwitaye, ariko muri buno buzima hari igihe bisaba ngo ureke igitsina gore kugira ngo ugere ku iterambere ryawe. Ibaze ngo mbivugiye iki gitumye mvuga ibyo bintu. Kureka igitsina gore kugira ngo ugere ku iterambere ryawe. Anytime cyangwa se uyu munsi abana bato bari kugwa mu bishuko, kandi abakobwa nabo biteguye kubarya amafaranga yabo. Urumva iterambere ryabaye iterambere. Ntabwo wagera ku iterambere usevinga amafaranga ku gitsina gore, ntabwo kiyakubikira kirayari. So rero nk'umuntu ukiri muto wumva ushaka kugera ku iterambere rye, niko yaba aretse ibintu byo gupfubukana n'abakobwa muri iyi minsi, kubera ko abakobwa bazagukenesha kabisa, bazagukenesha, ntabwo iterambere ryawe uzarigeraho. Tekereza icyo cyumvikanye. Mwibutsa ko ikiganiro cyacu cyitwa Superstar Kigali, dufata abasitari tukabavugaho, tukareba ikintu twabigiraho kugira ngo tugere mu iterambere ryacu. So cya kabiri wakwigira kuri uyu muhanzi Juno, ni uko atajya acika intege, ahora ari Juno Kizigenza kuva mu myaka mito cyane bamumenya kugeza n'ubu, kandi brand ikomeza kuzamuka, izina rye rirakomeza rirazamuka. Nawe niba uri umuntu ufite intego, ufite icyo ushaka kugeraho, wumva afite vision, wumva afite icyerekezo, icyo ugomba gukora, ugomba kubaka brand yawe, kubaka izina ryawe. Niba wenda witwa Manzi Keve, brand yawe ikaba Manzi Keve, abantu bakakumenya kuri Manzi Keve, kugira ngo uzabashe kuba successful mu buzima. Buriya niba wenda wiyise Juno Kizigenza, kandi Juno Kizigenza afite brand ye azwi, ubwo urumva we ntabwo uzamenyekana. Hazamenyekana Juno Kizigenza, brand yawe ite igwa hasi. Urumva uzaba uri kwamaza Juno Kizigenza brand yawe. Urumva brand yawe, urumva uzaba uyihemukiye, ntabwo uzamumara, ntabwo uzakumenya. So bivuge ko ugomba gukora brand yawe, izina ryawe rishyashya, kugira ngo umenyekane ku izina ryawe. So ndatekereza icyo kivuyeho, tugiye kwiganira bisanzwe nk'abanyarwanda. So urabona, kugira ngo amafaranga yawe uyakoreshe mu nyungu, abyara inyungu, ni uko bizasaba ubundi bwenge bwinshi. Ijambo ryumve neza witonda. Kugira ngo amafaranga yawe akubyare inyungu, bizasaba ubundi bwenge bwinshi. Urambaza ngo ubuhe icyo wakoresha. Niba ufite miliyoni 10, ikintu ugomba gukora, ugomba gutekereza biri very successful. Ugomba kuvuga iti, niba mfite miliyoni 10, ese nihe nakura ikibanza cya miliyoni 6? Urumva utangiye kwinjira mu iterambere. Ni gute nakoresha amafaranga yanjye akabyara umusaruro? So ibi ni ibintu bitamenyerewe n'abantu.